Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nari mbakumbuye inshuti zanjye, hari abanyandikiraga bambwira ati se ko twakubuze, muhumure ndamahoro, yenda nuko hari umuntu yabaye mu bintu byinshi umwanya ukabura, ariko turamahoro turashima Imana. Kandi njya nezezwa no kumva hari nabo duhura mu nzira nanabazi bakambwira ko tudaherutse, byagenze gute? Nimwe na mwe nabanza kwibaza mutamperutse he? Ati nyine hamwe unyuze ijambo ry'Imana. Rero bihita binezeza, ari abanyandikira n'abampamagara bikanyereka ko hari abantu mu by'ukuri badukurikira kandi badukunda. Umuntu utagukunda ntiyakwibaza ngo byagenze gute ngo aguhamagare. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda nanjye ndabasengera nkuko munyifuriza ibyiza, nanjye muramifuriza ibyiza. Kandi reka mbabwirire ijambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Nabonye umuntu yari postinze yarivuze, aravuga ngo amaboko y'Imana n'abantu. Iryo jambo amaboko y'Imana n'abantu ryaranejeje. Iyo mbibonye gutya rero mpita mbona yiko nyine ni ya maboko Imana yambwiye. Reka rero twongere tuganire nanone iki Imana yampaye kubaganiriza, ariko tubanze dusenge. Turagushimiye kuri Imana nziza, ntituzahwema kugushimira kuko ni wowe uduha ubuzima. Iyo duhaye ubuzima ubutanze icyizere cy'uko bitarakunda bizakunda. Ushimirwe ko waduteze amatwi ndetse nanjye washoboje. Ngaho reka muri iri jambo hanyuremo icyo wagambiriye gukora ugikorere mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice ni 4. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Hari ijambo rivuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'Isarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Mesaje Imana yampaye ni mesaje ivuga ngo Imana igutabaye itibagiwe ko hari abandi bameze nkaho. Imana igiye kugutabara itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. Ndabisubiramo, Imana igiye kugutabara itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. Hari ukuntu umuntu yibaza akavuga ngo ese ngewe nciye iki, kubera iki intabaye? Noneho tujya tunibaza kubera icyo urimugiriye neza, rimwe na rimwe atandusha no gusenga. Yewe hari n'abigirira neza bataza no mu nzu y'Imana. Biraba reka babwira, Imana igiye kugira neza ni umubyeyi. Ntabwo imaze nkatwa abantu. Twe dufite uko duteye, iyo tujya kugira neza tugira ibyo tugenderaho, tugira ibyo tureberaho, ariko Imana ni urukundo. Njya mbwira abantu ngo Imana iramutse igendeye mu myitwarire yacu nuko twitwara, ese ninde yagira neza mwokabya uretse ubuntu bwayo bujya butuma itugirira neza? Nagutumweho ngo nkubwire ngo Imana igutabaye itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. Igiye kuguha akazi itibagiwe ko hari abandi bashomereye imyaka irenze nk'iyawe. Igiye kuguha urubyaro itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe bafite imyaka myinshi. Hari ibintu igiye kugukorera kandi bigukorere hari abandi bari babikeneye. Bino bintu biraza kuba ku muntu ubyizeye. Nose birayavuze ngo, ariko ndababwira ukuri yuko hari abapfakazi benshi mu Bisiraheli mu gihe Eliya ubwo ijuru ryakingwa. Muri Isiraheli ntiyagira undi mupfakazi ajyaho, ahubwo Imana imituma i Sidoni, kandi aho avuye naho hari abandi bapfakazi. Wabona nabyo agasanga biwabo ntibari buze kumwizera, ntibari buze kwizera ibyo avuze. Rimwe na rimwe hari igihe tutakira icyo Imana yavuze kubera ko tutizeye. Rimwe na rimwe tukareba uduhagaze imbere, tukareba uri kugihanura. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo dutanga icyo dufite, dutanga icyo twasigiwe. Hari ibintu twasigiwe. Nagiye mbona umuntu ashobora guhesha abandi urubyaro kandi watarabyara. None niba dutanga ibyo dufite, kucyahesheje abandi urubyaro watarabyara? Kucyahesheje abandi amazu kandi watarabona inzu? Ntabwo dutanga ibyo dufite, dutanga ibyo twasigiwe. Abantu benshi bajya baturebera mu byo dufite, bigatuma batakira icyo twasigiwe, kandi icyo twasigiwe kijya gihesha abantu icyo badafite.
bivuze ngo rero ndagira ngo ngubwire ngo muri benshi badafite icyo ufite uze kwizera iraza kukiguha kandi ukikijwe n'abandi bantu batari bagifite. Erega Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo iguhaye igutabaye ititaye kuri abo bandi bose badafite ibyo nawe wari ufite. 26 havuze ngo ngo nyamara Eliya ntiyatumwe kuri umwe muri abo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'Isarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Ntiyatumwa kubi wabo, atumwa i Sidoni, kandi ni wabo hari abapfakazi. Hari ikintu Imana igiye kugukorera kandi uzengurutswe n'abandi bari bagikeneye. Hari ibintu Imana igiye gukora hari abandi babishakaga, igutabara usenga n'abandi babikeneye. Yambwiye ngo wowe uri bwize, Imana igiye kugutabara itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. 27 kandi hari ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntiakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Umva, muri Isirayeli harimo ababembe ntibakire. Uvuye Isiri aba ari we wakira igitangaza, kandi yakirira igitangaza ahantu hari abantu barwaye nkawe. Imana igiye kugukiriza hagati y'abandi, Imana igutabare hagati y'abandi, ikora igitangaza kandi ugozwe n'abandi bagishakaga. Hari ibintu Imana igiye kugukorera ititaye ko hari abandi babice. Reka mbabwize ukuri, iyi message Imana yimpaye mu gitondo irambwira ngo nze mbabwire ngo igiye kugutabara ititaye ko hari abandi bameze nkawe. Hararambye ngo iyo niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data. Hari ibintu icyo usabwa ni kimwe, wowe wizere, wowe wizere, wowe wizere. Nari ngutumweho ngo ngubwire ngo Imana igutabaye itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. Akira gutabarwa n'Imana, akira guhabwa akazi kandi hari n'abandi babashomera, akira guhabwa ushake hari n'abandi bakurusha imyaka. Rozala Folad, hari Imana igiye kugukorera itibagiye ko hari abandi bari babikeneye. Ukuboko kw'Imana kugiye kubikora. Ndashaka dusenge. Akira ubwo buhanuzi kandi wizere. Nuko nanjye ugiye guhabwa imodoka hari abandi bazikeneye. Ugiye guhabwa inzu hari beneda. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo igutabaye itibagiwe ko hari abandi bameze nkawe. Uzabihaga, uzabyubahe, uzabiha agaciro, uzamenye ngo icyo kintu gihawe hari abandi bagishakaga, ugihawe hari abandi bari bagikenewe, wawe urubyaro hari abandi batara. Iragira ngo nibikora uzamenye ngo ibyo bintu ufite hari abandi bari babikeneye batabifite. Mujye mureka twige guha agaciro ic'Imana ikoze. Ntitumere nka babembe 9 bakize ntibagaruke gushima hakagaruka umwe. Ibi bikoreye kugira ngo uzamenye ngo ibiguhaye hari abandi bari babikeneye. Ijambo rindi bizatuma uyishima kandi wiga uburyo bwo kubira ko hari abandi babishakaga. Reka dusenge. Turagushimiye ko ntawera nk'Uwiteka. Herekeza buno buhanuzi wampaye maze bukora icyo watumye umutima bagiye kubwakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana bagiye neza. Akira gutabarwa, Imana igutabaye itibagiye ko hari abandi bameze nkawe. Amen.